nyakwa professeri Maronga Pacifique uwitwa Jihadi arafunze nabyumvise ndabizi rwose Jihadi niki gufata video umusugabo yafashe video n'umudamu we barimo barukubaka baratera urubariro rubariro rujya ruvugwa mu Kinyarwanda hanyuma bafata video bari kamera umugore abaza umugabo ati kuki wankame utamimbwiye umugabo ati nagira ngo twirebe sheri hanyuma rero birangira ya video isakaye na Jihadi ngo aza kuyifata ngo arayisakaza ngo ayireka abantu ibi bintu urabibona ute nk'umunyamategeko nk'umunyamakuru w'inararibonye ibi bintu babivuga iki umva mubwire kijyana mubwire ari ikintu cya mbere kintangaje jewe nza hano ntabwo nari nzi ko uwo munyamakuru ari hano ikintu kintangaje na mamodoka nsanze hano menshi cyane n'abana b'abanyamakuru benshi tu ntabwo nari mbizi nigenderaga byo kwigendera nka ya ndirimbo ubu najyaga ncana hano abana ba polisi batayi muzehe ngwira ariko barambye ati no munsi ntubona uparika abakirere ntabwo turi abantu twebwe bwira umushoferi wagenda subirireyo bijira numva rero ariko birantangaje kuko icyo narinje kureba si cyo mbonye ariko ubwo mpese numva impamvu ntabwo nanze ko Jihad ari no munsi icyo ni kimwe aho ni mu rwego rwa entertainment ko burya journalism ni ibintu bitatu ni education ni information ni entertainment muri ibyo rero je ubwo nanjye ndize kuko nje kubona ko abanyamakuru iyi case ntiyoroshye ntabwo yoroshye iyo mbona amakamera nkaya n'abasore nkaba n'amamodoka nkaya n'abapolisi nkaba hari n'abandi batarahanga bateye hiryo kaza nzi ko uwo muginga wakinishije professor we menye batanamusa ntabwo twigende kwa Jihad rero iki kibazo genda kubwira icyo ntekereza umunyamakuru Scovia ntabwo tumubona hano cyangwa sinangomba kwaza hano umunyamategeko wa RMC ese twitege ko tumubona ko Jihad nawe yari umunyamakuru kuri Siborede reka mbikubwire wikwirirwa rwose uvunika abana bose b'abanyamakuru bose baranzi cyane iriya service iriya commission cyangwa se iriya association nyimazemo imyaka 6 ejo bundi ho narangije manda yewe nta no kubicira uruhande uriya Scovia yiyamamaza nari no muri RMC nari returning officer ndebera ko amatora agenda neza kuko abanyamakuru baranyubaha cyane bazi ko ntashobora gutekinika ikakandi bita tekinike ako ntabwo nagakora rwose ntabwo nabangana ngo njye mu matekinike yo kuvuga ngo amajwi aya ngaya ibyo babikubwira rwose gusa ikintangaje we nagarutse kuri uwo munyamakuru no kuri iyo ngingo waruvuze ijyanye no gufotora ubundi kuri jye ikosa rya mbere ntabwo ncu rubanza ndavuga nka Professor Maronga sesenguzi kuri jye ikosa rya mbere ni iry'uwo mugore ntabwo ari iry'uwo wafotoye umugore n'umugabo bifashe video yes yego uwa mbere ariko ni iry'umugore kubera ko umugore niwe nyiri ibintu yego ubu ufite kubitanga cyangwa ntubitanga yego ufite kubigurisha umuntu cyangwa ntubiguriza umuntu yego iyo wemeye kubitanga rero je wemeye reka nguhe nk'urugero wowe wambwiye nguri pastor amaso kubera ko amakuru namaze kumenya nuko ko baje sako isa 11:40 bari hano bari bamaze kwinjira hano mu ngoro y'ubutabera ubundi hano barimo bararegwa miki baregwa mu myaka 3 gusa urwego rw'igihugu rw'ubugenza cyaha RIB rwakiriye ibirego 9 birega Spiriano uzabakiriho wamenyekanye nka Jihad aho aregwa gutangaza amakuru y'ibihuha no gukangisha gusebanya ariko ijambo kangisha gusebanyaho harimo gusebanya kwifashishije amashusho y'urukozasoni kumwe umuntu aguhereza ka video ka viewance akakubwira ati nutagira gutya ndarangiza ndaza kuguteza abantu rero ngira ngo iyo ngiyo ni inkuru iri ku Nyarwanda ariko no ku gihe ku itariki 16 z'ukwezi kwa 5 2024 ku isaha y'isa 6:15 RIB ubwo ni mu nkuru yabo banditse icyo gihe bayihaye umutwe ugira ngo RIB yatangiye iperereza kuri DJ Brian na Jihad
murabyibuka iyi nkuru Yego. ivugwamo umwana w'umukobwa wabaga hano mu Rwanda wari ufite umufiance uba i Burayi ngo hanyuma uwo mufiance ngakaza kohereza amashusho y'ibikorwa biteye isoni ariko ngo aza kubyoherereza DJ Brian ndetse na Jihad y'uwo mukobwa se amashusho ye bwite reka isome neza iyo nkuru amakuru aravuga ko inkomoko y'icyaha bakurikiranyweho hari umugabo uba hanze y'u Rwanda bagiranye ikibazo n'umukunzi w'utuye i Kigali hanyuma aha DJ Brian na Jihad abaha amafoto y'umukunzi we bayasakaze ku mbuga nkoranyambaga kubera ko bakurikirwa n'abantu benshi cyane nyuma yo kubona aya mashusho ndetse n'amafoto Jihad na Brian bifashishije imbuga nkoranyambaga batangiye guca amarenga ko biteguye kuyasakaza bakayaha bakurikirana bifashishije amwe mu mafoto ariko atagize icyo atwaye ni kwa kundi babanza bagashyiraho ifoto ati uyu muntu zandane yego hanyuma nawe wabona iyo foto ubwo reka tugendere ku rugero nka bino bya barimo bararegwa bya yampano nuriya mukobwa w'umukunzi we urabona bafashe screenshot hano umugore wahu n'umugore reka burya iyo umuntu yakubyariye iyo uvuze umukunzi ubugira ngo yenda baracyafiyansanya akiyo umuntu agufitiye umwana byamaje kuba umugore byamaze kuba yego hanyuma ngo uyu mukobwa bimugezeho yatangiye kubinginga ko batayashyira hanze yego ari nakavugana n'uwari umukunzi we icyakora anihutira gutanga ikirego muri RIB umugabo wari wohereje aya mafoto yaje kwisubira ku cyemezo yari yafashe asaba DJ Brian na Jihad ko batakoresha aya mashusho ndetse n'amafoto yari yabahaye bamubwira ko bitakunda keretse agize icyo akora ubwo ni ifaranga icyakora Jihad na DJ Brian baje kubwira wa mugabo ko igishoboka ari uko yabaha amafaranga nk'ikiguzi cyo kugira ngo badasakaza ya mafoto n'amashusho yabahaye amakuru ahari ahamya ko amafaranga ya mbere bari bamaze kuyacakira barayariye ariko asa amashusho yarasohotse ntabwo yigeze asohoka kubera kurumva nyine ariko nabyo birimo icyaha baje kubiregera mu byaha 9 harimo 6 bisanzwe byamuhamye ariko 3 byo ni imbonezamubano ni byo kwinjira mu muryango hamwe bakubwira ngo winjiye mu muryango ubwo birasaba ko hagati yawe n'uwo muryango habaho ubwumvikane yego ubwo rero ibyo ni bimwe mu byaha nuza Jihad ari mu gusabye DJ Brian ashobora kubizamo nawe oya ubwo ntabwo urumva kuba atarafatwa impamvu nari mvuze nuko guhera mu mwaka ubundi wa 2024 hagiye hakirwa ibirego bitandukanye bya Jihad hano rero ku Nyarwanda bavuze ko umuvugizi wa RIB yasobanuye impamvu yabyo agira ati impamvu Sipirano uzaba akiriho wamenyekanye nka Jihad na Kwizera Nestor bafashwe umunsi ukurikiye dosiye yabo ikoherezwa mu bushinjacyaha nuko ari dosiye yiyongera kuri ba John na ba Ishimwe Patrick kuko ni dosiye imwe urumva barabafashe ba John barabafashe mbere urabizi ko dosiye ubundi itegereza iminsi 5 ukiri muri RIB ariko iryo joro bagifatwa bahise bayohereza kubera ko n'ubundi mu bushinjacyaha baregwa icyaha kimwe kandi iminsi 5 already bari bamaze kuba bo n'umubuka ko yari yararangiye we yari yaramaze kuyirangiza yego ubwo abantu bahise bagira ikika ngo baravuga ese niba uriya muntu bafashe ni kuvuga ko afungiye kuri station ya RIB Remera ubwo ni biri kuvugwa abantu barimo barabihuza bakavuga bati uyu munsi urubanza rushobora kuza gusubikwa nta wabimenya uwo nguwo yego nawe areganwa nabo ni icyaha kimwe niko bivugwa ariko kandi uwo si turanamumenya ntago turamumenya nitumuzi Dr Murangira Bitseri yavuze ko niyo waba ufite izina rinini ritaremereye kurusha amategeko ati nubwo waba ufite izina riremereye nk'iki ntabwo riremereye kurusha amategeko ibyo rero itegeko rikurikizwa uko riri ibyo rero iyo itegeko ryakutunze intoki ni wowe ukurikiranwa bivuze ngo abantu bari batangiye kuvuga ko Jihad azwi Jihad afite yabona bishingizi Jihad mwamuretse ko ntahari bujye akareka akaburana ari hanze nibwo tsere yabisababwiye ati we izina ntacyo rivuze ku mategeko boro